Inshuti zacu mukunda inkuru yacu ubuzima bw'imvura tubanje kubasuhuza cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igice cya gatatu cy'inkuru yacu ubuzima bw'imvura. Nk'uko twabibasezeranije tuzatubagezaho buri gice ku wa mbere, ku wa gatatu no ku wa mbere, ku wa gatatu, ku wa gatanu no ku cyumweru. Inkuru yacu y'uyu munsi yiswe ubuzima bw'imvura, tugiye kurebera hamwe igice cyayo cya gatatu. Muranyemerera tutaratangira igice cya gatatu twibukiranye uko igice cya kabiri cy'iyi nkuru cyarangiye. Mu gice cyacu cya gatatu cyiswe ijoro ry'impinduka. Mu ijoro ry'impinduka tutarinjiramo rero mureke turebere hamwe uko igice cya kabiri cyarangiye. Mu gice cya kabiri muribuka ko twabonye ko Eric yakomeje kujya mu kabari n'inshuti ze kwinywera inzoga no kwishimisha, guceza no kuririmba. Ndetse ibi byaje kumuviramo imirwano ikomeye hagati ye n'abandi basore bagenzi be. Iyo mirwano yatumye Eric yirukanwa mu kabari, ndetse bituma abantu benshi batangira kuvuga ko uyu musore Eric arimo aragenda yangiza ubuzima bwe buhoro buhoro. Nubwo nyina Mukamana atigeze asiba kumugira inama amubwira ko inzoga n'inshuti mbi bishobora gushyira ubuzima bwe mu bibazo bikomeye cyane. Ahangaha ariko mwibuke ko Eric yari atangira ku rwego rwo kumva neza uburemere bw'amagambo nyina yamubwiraga ubwo yabaga ari kumugira inama. Mwibuke ko nanone mu gice cya kabiri twabonye ko ijoro ryaje kugwa, Eric asohoka mu kabari yasinze cyane, agenda wenyine mu muhanda, kandi twari twabonye ko amatara yo ku muhanda yaboneshaga gake cyane. Ni ukuvuga ngo mu muhanda harimo umwijima. Rero tumaze kubikiranya mu ncamake y'uko igice cya kabiri cyarangiye, mu nyemere dutangire ne igice cya gatatu noneho. Twinjiremo rero. Ijoro ryari rituje. Ariko mu mujyi hari hakiri amatara make yaka ku mihanda. Eric yasohotse mu kabari agenda gahoro cyane kubera ko amaguru ye ntiyabashaga gutambuka neza nk'uko bikwiye kubera inzoga nyinshi yari yanyweye. Urumva ko yari yasinze cyane. Umuyaga woroheje warahuhaga ugatwara udupapuro two ku mihanda. Eric yageragezaga kugenda yerekeza mu rugo, ariko mu mutwe ntibyagendaga bicamo neza kubera ko yumvaga ari kuzunguruka adandabirana kubw'inzoga nyinshi yari yanyweye. Mu mutima we hari amagambo ya nyina gusa yagendaga amubwira. Nyina Mukamana muramwibuka. Mukamana yamubwiraga kenshi ati, Eric mwana wanjye, inzoga nyinshi zishobora kwangiza ubuzima bwawe n'ejo hazaza hawe. Eric akongera yatera intambwe ebyiri, hakazamo mu mutima we amagambo nyina Mukamana, aho aramubwira ati, Eric mwana wanjye, inzoga nyinshi zishobora kwangiza ubuzima bwawe n'ejo hazaza hawe. Ariko Eric yagerageje kuyirengagiza cyane. Yarasekaga wenyine mu muhanda, rimwe na rimwe akavuga amagambo atumvikana kubera inzoga, ururimi rutava mu kanwa. Namwe murabizi amagambo y'umuntu wanyoye inzoga nyinshi yasinze. Eric yageze hafi y'umuhanda munini wagombaga kwambuka kugira ngo agere hafi y'aho bari batuye. Amatara y'imodoka zanyuranagamo rimwe na rimwe yamurikaga ku muhanda. Eric yagerageje kureba hirya no hino impande zombi, ariko amaso ye ntiyari akibona neza kubera inzoga nyinshi. Yateye intambwe ajya mu muhanda. Muri ako kanya, mana yanjye we, imodoka imwe yari iri kugenda yihuta cyane. Umushoferi wayitwaraga ntiyabonye Eric kare kuko amatara yo ku muhanda atabonaga neza, hari umwijima. Kandi Eric nawe yagendaga atikandagira rwose mu muhanda. Amasegonda make gusa niyo yatandukanyaga Eric n'iyo modoka. Eric yateye intambwe imwe, hahita humvikana ijwi rikomeye ry'uko imodoka imumennye rwose. Imodoka yamugonze imujugunya ku ruhande rw'umuhanda. Ntumbwire ko uyu muhungu yapfuye. Abantu benshi bari aho bahise birukanka baza kureba ibibaye. Bamwe batangiye kuvuga bafite ubwoba bwinshi cyane, bumva ko yamaze gupfa. Yo mana yanjye, uyu musore arapfuye se? Umwe muri bo yaravuze ati, none se uyu musore muramuzi? Disi yari akiri mutoya, disi apfuye atabyaye. Mbese havugwaga amagambo menshi. Eric yari aryamye hasi atavuga,
umubiri we ntiwari ukimwumvira, ntiyabashaga kuzamura akaguru cyangwa kukanyeganyeza, kandi amaraso make yari ku ruhande rw'umutwe we, bigaragara ko yari yavuye amaraso yakomeretse. Umushoferi w'imodoka yahise amanuka mu modoka afite ubwoba bwinshi cyane, avuga ati twihute tumujyane kwa muganga. niko undi muntu yari arimo kuvuga wari uri hafi aho ngaho. Mu kanya gato nk'ako guhumbya, abantu bamwe bafashe Eric bamushyira mu modoka bamujyana ku bitaro byari hafi aho ngaho. Mu bitaro abaganga bahise batangira kumwitaho byihuse, bamushyize ku gitanda cy'abarwayi batangira kumusuzuma. Umwe mu baganga yaravuze ati yagize impanuka ikomeye cyane, ariko turagerageza kumufasha no kumwitaho, bizagenda neza. Mu gihe abaganga bari bakimuriho, umuforomo yafashe telefone ya Eric abonamo nimero ya mbere yanditseho ngo mama. Yaramuhamagaye. Inshuti zanjye mwebwe mudukurikiye, mujye mwibuka kwandika nimero z'abantu banyu ba hafi kandi mushyiraho amazina yabo. Niba ari umugabo wawe, wandikeho ngo umutware wanjye. Kuba uri umugore ukaba utunze nimero y'umugabo wawe ariko utayisevinze ngo ni ukuyizi mu mutwe, ubwo ni ubucucu ndetse n'ubwenge bukeya. Muganga rero akibona nimero yanditseho mama, yahise ashoka amuhamagara. Icyo gihe Mukamana yari mu rugo, ariko bwa buzima bwe bwo guhora ahangayitse ntibyabuze. Nubwo Mukamana yari asinziriye, ko ntiyari asinziriye neza, yari afite impungenge kuko Eric yari atarataha. Telefone ye yarasonnye, itangira gusona iririmba, yumva ko ari umuntu umuhamagaye. Akimara kuyitaba, ijwi ry'umuforomo ryumvikanye rituje ariko rikomeye. Muraho neza? Ese turavugana na Mukamana? Mukamana atazuyaje ati yego ni njye Mukamana. Hari ikibazo se? Mukamana niko yasubije afite n'ubwoba bwinshi cyane. Maze muganga agira ati umuhungu wawe Eric yagize impanuka ikomeye, ubu ngubu ari mu bitaro turi kumukurikirana. Ayo magambo yahise atuma umutima wa Mukamana uremba cyane, amarira yahise atangira gutemba ku matama yiwe, n'ubwoba bwinshi, agahinda, kugira icyo afata biramunanira. Yambaye imyenda yihuta cyane, asohoka mu rugo agana kwa muganga. Ageze mu bitaro yasanze abaganga bakiri kwita kuri Eric. Yicaye ku ntebe ategereje, umutima we utera cyane, afite ubwoba n'amarira menshi. Nyuma y'igihe kirekire yategereje, umuganga yarasohotse mu cyumba. Mukamana yahise ahaguruka. Muganga, umuhungu wanjye ameze neza? Eric ameze ate? Yabajije mu ijwi rifite ubwoba bwinshi cyane n'amarira n'agahinda. Muganga yaramurebye aravuga ati yagize impanuka ikomeye, amaguru ye yavunitse cyane, ariko turacyagerageza kumuvura, biraza kugenda neza, humura mubyeyi. Mukamana ahise arira cyane araboroga, yibutse Eric akiri umwana muto, uko yamureraga wenyine nyuma y'urupfu rwa se. Mana yanjye, yicaye hafi y'icyumba cya Eric amasaha menshi cyane ategereje. Mu gitondo Eric yatangiye gukanguka buhoro buhoro, atangira kumva, amaso ye yarafungutse gahoro gahoro, abona nyina yicaye iruhande rwe. Eric agira ati mama. Uko niko Eric yavuze mu ijwi rito cyane, mama, mama. Ubwo ni Eric yavugaga afumbuye amaso abonye nyina. Mana we, Imana ikora ibitangaza disi, menya ntacyo azaba. Nuko Mukamana ahise amufata ukuboko ati Eric mwana wanjye uriho? Imana ihabwa icyubahiro kuko ikigufiteho umugambi mwiza. Eric yagerageje kwimuka ariko yumva ububabare bukomeye mu maguru ye. Mama, byagenze bite? Kuri niko Eric yabazaga nyina, kuko nawe ntabwo yari azi uko byamugendekeye. Mukamana yaramurebye mu maso, avuga buhoro, avuga ati mwana wanjye wagonzwe n'imodoka. Eric yahise aceceka ako kanya. Mu mutima we yumvise agahinda gakomeye cyane, yibutse ijoro yari amaze anywa inzoga, nuko yagendaga mu muhanda atikandagira.
yatangiye kumva ko amakosa ye ariyo yamugejeje kuri iyo mpanuka. Mukamana yaramurebye aravuga ati, Eric, ubuzima ni impano, ntukabupfushe ubusa kubera inzoga. Nawe inshuti yanjye udukurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima bwawe ni impano Imana yaguhaye. Ntuzapfushe ubusa ubuzima bwawe kubera inzoga, kubera ubusambanyi cyangwa ubujura n'ikintu cyose cyakwangiza ubuzima bwawe. Urumogi n'itabi ryinshi uzabyirinde, kuko ntabwo byakuraho impano Imana yaguhaye. Ubuzima bwawe ni impano, ntuzabwicishe ibiyobyabwenge. Ariko icyo gihe Eric ntabwo atarazi n'icyo iyi mpanuka yari igiye guhindura ku buzima bwe, mu buryo atari yarigeze atekereza. Urumva iki kintu? Ngo ariko Eric icyo atarazi ni uko iyi mpanuka yari igiye guhindura ikintu gikomeye mu buzima bwe ku rugero atari yarigeze atekereza. Hari ibintu bikomeye byari bimuzengurutse mu minsi iri imbere. Ibibazo by'amatsiko wakwibaza ku musozo w'iyi nkuru. Ese Eric azakira neza nyuma y'impanuka ikomeye? Ntawabimenya. Wowe urabyumva ute? Ikindi kibazo wakwibaza nanone, ese iyi mpanuka izatuma areka inzoga burundu? Eric azareka ibiyobyabwenge? Eric azareka inzoga? Ntawamenya. Ese ni ibihe bindi bibazo bikomeye Eric agiye guhura nabyo mu buzima bwe buri imbere? Ko batubwiye ko hari ibintu bikomeye byari bimuzengurutse mu minsi ye iri imbere, ni ibihe bibazo Eric agiye guhura nabyo mu buzima bwe mu minsi iri imbere? Ibisubizo byose tuzabibona mu gice cya 4 cy'ubuzima bw'imvura muri iyi nkuru yacu. Wibuke kandi gukora subscribe, utwandikire muri comment, naho ushobora kudusubiza ukurikije uko inkuru yacu